Nongeye kubasuhuza abakunzi bacu baherereye hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye, mwebwe mwese mukomeje kutwereka ko mubana natwe kuri uyu murongo wacu wa YouTube, tubifurije amahoro y'Imana. Uyu munsi tuje kubagezaho impamvu The Ben yasohoye video n'amashusho by'umwana we na Pamela. Ngira ngo ntago muzi impamvu, ariko niyo ngiye kubabwira ahangaha. Wowe udukurikiye, wowe ubonye iki kiganiro, biraza kurangira umenya impamvu The Ben yasize hanze amafoto na video by'umwana we. Ngira ngo uyu muhanzi witwa Diamond Platnumz mwese muramuzi, nta muntu utamuzi. Diamond ari mu bahanzi bamaze kubaka izina mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba no hanze yayo. Diamond akaba yarafashe umwanya we akicara agatuza, yifuriza The Ben ibihe byiza uheruka kwibaruka umwana w'umukobwa, ndetse anatuma uyu muhanzi ashyira hanze amashusho agaragaza uyu mwana we. The Ben n'umugore we Uwicyeza Pamela wahatanye muri Miss Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2019, akaboneka muri 20 bavuyemo Nyampinga w'u Rwanda, bibarutse umwana wabo w'imfura ku wa 18 Werurwe 2025. The Ben uretse amazina y'umwana yaratangaje, ntabwo yari yarigeze ashyira hanze amashusho cyangwa se amafoto y'umwana we. Ukuntu byagenze, Diamond yasabye The Ben ifoto y'umwana we ngo arebe. The Ben amuha ifoto, nyuma yaho aza no kumuha amashusho y'umwana. Amaze kuyamuha, ayamuha mwizeye nk'inshuti ye ya hafi. Diamond nawe ntabwo yatindiganyijemo, yahise ayasangiza abamukurikira ku rubuga rwa Instagram. Diamond Platnumz amaze gupostinga amashusho n'amavideo y'umwana wa The Ben, yahise akurikizaho amagambo meza yifuriza The Ben inshuti ye, amwifuriza ibihe byiza. Diamond yavuze aya magambo agira ati mbega umugisha, nkwifurije ibyiza ku gikomangomakazi cyawe The Ben. Nyuma y'uko Diamond ashyize hanze aya mashusho, The Ben nawe yahise asangiza ubu butumwa bwa mugenzi we. Ni ukuvuga ngo The Ben yasangije ubutumwa bwa Diamond yari yanditse amaze gupostinga video n'amashusho by'umwana we, hanyuma abusharinga abakurikira The Ben, hanyuma babona amashusho n'amavideo by'umwana we. Umwana wa The Ben na Pamela bamwise Icyeza Luna Ola Mugisha Paris. Yavukiye mu mujyi wa Bruxelles mu Bubiligi. The Ben na Diamond basanzwe ari inshuti za hafi, ndetse banahuriye mu ndirimbo bise Why yagiye hanze mu mwaka w'ibihumbi 2022. Ngayo ngubwo buryo umwana wa The Ben na Pamela, amafoto na video byasohotse bikajya hanze, ni ukubera inshuti yabo Diamond Platnumz. Wowe ubonye iyi channel cyangwa se ukaba ubonye iki kiganiro ukaba utarakanda subscribe, ihutire gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru tubagezaho ku gihe. Njyewe wabateguriye aya makuru nkabanyabagejejeho, nyita Gatuza Kamena Inoso, cyuma cyasagutse ku ndege. Ciao ciao.